agaseke n'akasamutwe ubuzima ni buriso bishakirwa igisubizo igera hano tugiye imbwa yagira amagufa bite bya agira nze mubaze ubwira nabuza aho kumubwirira nawe urahazi ndi kumubwira nabi ni mu rugo iwanjye urahaza urugo he umva rero twebwe abashyitsi tubakira nyuma ya saa sita twamaze kurya iyo tutararya ntabwo twakira abashyitsi sinzi niba hari n'uwabibwiye abaturanyi hano twese baratuza mwebwe rero kumwe munasubira ahantu ase uvuye ukavimye nawe umva ndakaza numve iwanjye si uko nkora nagutura umujinya wose ufite imbabarire iwawe si uko iwawe rero ibyo wakorera bari ibyo wakorera hano ni iwanjye no tutahansanze bari bagoye kari bari uravuze ngo iki naje kubasura aha ni iwanjye ni iki kigaragaza ko ari iwawe iwawe ntabwo uzi ukumanga iwawe uza ufite urufunguzo rwinjira rero reka nkinge rwinjira iwawe ntungomange ariko wa mugabo injaba ndazica n'izina ry'Imana ukora ku buki ntundebe gutya ubumfatiranye ntaranarya none mba ufite umujinya umugabo n'umuntu ashonje none ubu ngubu ndaseka manze kagaburirwa urongera kunyita umugabo sita umugabo wanyu turi kugendana ariko menya none baranduze bana gake witwa nde mbanze nanamenye niba nandega ko nakubise umuntu nta muntu baza nyiri inzu izindi ibyo byo rwose ubimenye ubyiteho narabyumve neza ngizo nagakubaje ngoje uraba utarubaka umubiri ubaka inzu uri kuvuga ngo inzu ni iyawe sibyo ubu koko urabona ufite ubushobozi buhagurutse inzu bukayihagarika ubu no kuba nakubashye ngo banyihagaze hanze uranyubaha uranca iki arubwo ndi boss wawe niba mvuze ko nakubashye wanyubashye nta cyubahiro cyawe nshaka nta cyubahiro cyawe nshaka ubu nk'ubu mbwize irihe jambo ryiza ubu nkomereye abantu bagera hano kandi nakuzingazinze ubundi ngira abaturanyi bajya bambwira ati hano tubonye aba bose ntabwo banzi aba nibo baturanyi bawe cyangwa n'abaturanyi bawe reka rero mworohere abaturanyi bawe uzi imyaka maze hano okay ni hano niba ari iwawe nyiri iyi nzu yitwa nde kuko ikigaragara ntabwo yaba ari iyawe urayikodesha ngaho mbwira nta kibazo agenda rero kutaragenda ntabwo umuntu umugabo yansuzuguye yego wa musore we wabanje urandamutse ubundi wavuze ngo mwaramutse wabanje urabivuga mujye mwiga n'uburyo mwaprocinga mu migani umuntu uri iwe ibi ntabwo ajyagenderamo ase kuri kuvuga ibintu by'abantu umuntu ubu wirebye wabona uri umuntu ngize ukuri bagushyize mu binyabuzima urabona waba umuntu ndi kurota sindi kurota umuntu tuvugana iyo mutangiye kwemera umuntu atangiye kubabwira ingingo mutangiye kuzanamo ibintu byo kurota ntabwo uri kurota ubuzima utazane n'ibintu byo ubwira ibintu bigeze ino nzu mubwira ibintu byose ino nzu mbikubwira mpagaze hano hanze ngo bimbwira nta makanya arimo hano nta biyiko birimo hano nta masorori nta birushe nta uzanye ubwesiko nta ntebe zirimo hano mbwira n'amabara cyangwa tujye muhita mbikwereka neza uzanye ubwesiko ngo mbwira amabara y'intebe arimo hano mbwira ibyumba birimo turi mbikwereka ibyumba birimo hari icyumba kibanza ukagaruka hirya ari mu intebe zirimo za saramaki uzi inzu yanjye uri gupanga kunyiba ubwo waje kunyigaho uri gupanga kunyiba kuri inzu yanjye baraje basanga umurambo wabibwiwe n'iki ibyo bintu wabibwiwe n'iki basanze umurambo mu rugo rw'umuntu ninjye bazavuga ngo amashaka ese kuza amasaza agatuma we ukoze mu ki ugashaka inamba ahubwo umenye wajanga wanyiteguye ntakwiteguye nari nzi kuri buzamba rero twumvikana hano ufitemo umudamu urumva kandi hari igikorwa cy'abagabo nakoze urumva amerewe nabi si ngombwa ngo tutungane iyo yumvishe umugabo wanavuga nabi hari ukuntu bibangamira umwana ariko reka nk'umubyeyi umwana akavuga ari nkawe kubera iki gutongana nawe uramukira umuntu noneho reka nkwereke niba n'ibibazo ushaka uze kubizana nimugoroba yari urumva ngo ari igikunda ari mu gukura kuze n'iki kumfatira rero binguramo ndagukubita banga akavemo amara ndagukubita mbwira izina ryawe umenye umuntu nkubita umugabo ni gatiki we ni gatiki agati nibo uba ari njye nawe ninde gati ngareka ninjira wanjye nta kwinjira umva kubwira tubahane uri umugabo nka bundi nakowe nta bugabo mbonamo ngareka mwereke nyereka akwitiye kwirabana ubinyereke uraza kwicuza ubinyereke muki nje ninjiza umujura ejo n'ejo bundi uzazane n'ibindi bisambo mu nyibe tureke ibyo itungo ngo kwanza no gusakana rero ntibona
nta bintu binjiranye by'imbaraga se n'iki ngaho usiga imyenda hanze undi winjira ntamenya ivuye se ntamenya igenzwa n'iki witonze cyangwa gushaka ikituderivaringira amagufa y'imbwa niwe derivarinze ngaho ngwino twumve ntawamenya ariko urutsindwe injira ibice by'imibiri y'abantu bisigaye binagurishwa umuntu yanakugurisha muravuga ngo ya papa nibi nahoze mvuga kuva kare usinabira abantu bagiye kano kare etondesha usimaze iminsi myinshi tungu tukamenya n'ufashe turoroshye kuba twirukanka nziko nari mbizi ko zikomeye turayameza awe yiterezo ariko asima umugore yayikoze iki iyo ntabwo nayisize dore uwo mugabo rero ngira kubwira inzu ni iyi ngiyi neza umukomisiyoneri guhe ubaye ihebe n'utagiye guhebe umva nkubwire ntongere kunkanda kandira intebe ibintu uri kwivugisha ngo televiziyo ni iriya nyine ntabwo wayibonye se kuko uyibonye rero wese uvuga ngo televiziyo ni ako mwana urimo urashaka ikibite byawe nawe nikundana no kwicara neza sasa rero niba umutekamutwe bwadutse ari ubwo kuza ugahita utangira kwivugisha ibigambo byinshi ugahita utangira ibyo ngibyo ntabwo bikora iwanjye wabyumvishe ntabwo bikora iwanjye ikintu cyo mubwira aha hari ikintu washakaga kukibona ubihange mu bintu binshimisha ngaho mbwira icyari kikuzanye kuko kariya wabanje nako gushaka kwinjira urinjiye n'amazi umuntu arayaguha gusa ikintu kinshimishije se kanyikubwira ko nongeye kwicara mu nzu yanjye gutya nkumva ndanezerewe nkumva nyine ndi iwanjye nkumva umugabo azagiriwe uranze imico y'abantu bafite amadiredi yanze gusohoka kwe ko muri bamwe ubundi kucyuya nanjye reka tuganire umunsi kumwe n'umugeni kuva wavuka nako kuva watangira kubona tuvugishije ukuri ntabwo uransubiza njye amazina yanjye nitwa Nyesu aha ni iwanjye nitwa Fred Rufu cyangwa se Rufendik urupfu witwa Fred Rufu rufe rero numenyesha ko hano riri iwanjye ntabwo hariya hanze wambwiraga ibintu bidafatika ngo inzu yanjye ngo iki n'iki inzu yawe hano mamaze umwaka ndapanga kuhamara kandi n'indi myinshi inzu yawe uvuga ko sindakubona hano na rimwe uvuga ko inzu ari yawe ibyo tubireke buriya ugiye no kubeshya wowe ufite ahantu hera ubuyobozi bukaza ukababwira ati hano hantu bakaba banahakuzireka gusa ninde ukuza aha ngaha wowe wiyiza agira ambwiye ngo ni Nyakso kugeza ubutekamitwe mbara umubwira Nyakso ndagira ngo ibyo ngiye pe ndabyumvishe uvuze neza ariko nanjye ngiye kuvuga neza kukurusha uvuga twumve umaze umwaka kandi apanga kuhamara myinshi nundebe bibatera iseri uri umugabo wabangize kumva ufite nguvuga ngo waba n'umugore amatwi ufite akumara iki kumva uri amatwi ari uko nakubwiye hano ngo ufite umugore kandi afite inda y'imvutse wabyumvishe ahubwo vuga gake ushobora kuba njye yaravuye mani ukazana ubundi simbimenye ariko abaye wari uwunzi aranze cyangwa niba ari n'abantu bari hano bahamagara baza ati uyu muntu muramuzi ntukomeze kwipanga akazi urakomeza kwipanga akazi birakubera bibi madame niko madame nubwo utumye umuntu yibyukiriza umugore ariryamiye twe n'abadamu dufite muhamagare ni ishyari noneho oya ni ukuri kumeze nk'aho munda tugiye kwiratanyisha se abagore niko madame irangi rwose irangi rasigisha yari meza nari banashaje garuka amafuti ngeno ndebera n'ukuri kw'Imana nakamwaje uretse biso ndavuga uri kumubona uyu nguyu ukimubona uhita utabaza yaje hano rw'inzu yanjye guki yicarire turicarire madame Indasi Fred kuri hano se madame uramuzi iki ni umuzimu ese madame uramuzi icara hano tuvuga utangiye kwita umuzimu se ndayicara tuvugane niko uramuzi se ese shu no kumubera usanga umugabo uramuzi ni wakica iruhande rwanjye njye mugabo wawe wari kukwita amashu ashaka kukurya bite byiwe ko batangiye kuvuga kwita imboga zimwe na zimwe sheri koreka mubaze uyu mugabo none yego ndakubwira amashu bimeze bite yaje hano yipanga akazi ngo intebe ngo televiziyo ngo iki ibintu utamenya ibyo ari byo ntujya umubona ujya uhita ufungurira imbwa igihe cyo kurya kiba kigeze nyuma y'intebe n'ibiki byose
umfa Ngo ndijoro urako gupfa ko ntiwibeshye yapfuye ahagaze urayibona. Ntiwibeshye rwose. si ibyo ndi kuvuga. Iki kibazo se. gupfa Ariko aho nari muri gereza mu gihombe kuko ngo gupfa kumva uvuye muri gereza ndagusubizayo aho ugiye babawe ngize n'Imana. N'ubu bivuze ngo nurasubira no mu muryango we ntibazi ko wanaje. Umuntu araguhitana. Ntabwo yabona inkurikizi. N'izina ry'Imana ndagiye kumubwira. Ubu none turi muri dosiye y'umugabo n'umugore. Ubu waragiye kugiye. Kagora amaguru umugore wuhe? Wandeke. Utangiye kwipanga zo ku intebe wajyana, inzu wajyana, ntugera ku mugore. Ahubwo wabi byose. Abagabo basigaye bapfa ibintu bibiri amafaranga n'igitsina. Amafaranga n'umugore. Wabyumvisha? Umva rero mubwire. Nakugomberekeye kuva kare. Uretse gato. Umva mubwire shiri. Iki kigabo ikigufurumate dore nuko nguko. Uretse mubwire. Ibintu bitware. Mwareramwe. Mwareramwe ngiye twarareramwe. Ngezeho tureramo ngiye twareramwe. Ako so aritse umugore wanjye akavuga. Umugore wanjye ariko mu gahugu mwanya mwanya avugeho. Yego rato ndakumva komeza ubwiye. Uyu mugabo twarabaye. Twarashaka. Shari buretse mubwire. Barambwira. Mukuru we niwe waje hano. Aza hano kunyibwira mu gitondo ntaranabyuka. Arambwira ati umugabo yarapfuye yaguye muri gereza. Ariko n'ubundi urumva niba warapfuye tukubara nk'udahari. Nusangura cyakora iki? Sohoka nyine ubwo ngubwo ndamaze ko yapfuye. Ngiye naje none se none ariko nawe aho hantu haraziramo ikibazo. Imana iguha ubwiza yibagiwe ubwenge. Kuki utabimbwiye? Ngenza hano wambwiye. Jewe uri singo ntutigeze unakunda. Siko wambwiye. Ntabwo ariko wambwiye. Tugendane gake. Ntabwo ariko wambwiye. Shari meze nk'ukuzwe n'Imana. Ntabwo muvugiramo inzu yanjye ndakomeza gukoma gutunga. Ntabwo muvugiramo inzu yanjye. Matakomeza ubwire. Wowe wambwiye ko uri singo. Kagafite n'amahane. Uyu mugabo twarabanye. Mukuru waraze ni wanyibwiriye ati nakubwiye ngo yarapfuye. Gakore nyoko mu ntoki kumura. N'ubu sinkubese. Namukuru we namuhamagara. Amara kunga urumva waje ndi mu bintu byinshi mu mutwe ntabwo nigeze ntekereza. Uzi ikintu kigiye kubaho hano no kuvuga ngo uwo none suri kubireba neza kandi uyu mugabo. Nabana umvije ko ashobora kubibona. Umvije ko ashobora mukuru we. Ko urumva ntamaze igihe kinini sibyo ibyo tumaze igihe tubara. Uzi ntamaze imyaka 3 irashize. Imyaka 3 irashize. Ushaka kumwibeshya. Dore abantu bagira Madrid barasa. Ushatse kuba ko ndi umuzimu napfuye. Ese mugenzi wawe rero urabaza mukuru wawe. Akabaye mbaza mukuru wawe ni buri umuzimu. Kuko ubusimbyumva neza nawe. Niba bikubwiye. Umuhamagare bitinyazira bikimuke. Bihamagare. Nyina urabike ani gihe ashobora kuvugisha no. Ubu ngubu kubera ko natwite ibintu bice bimwe na bimwe ntabwo biri gukora neza. Njye n'amaso ushobora kubona yiyitira. Wa mugabo aretse kwimera umwuka kubusa. Reka mukuru waza umwuka se baragusorera. Mukuru we. Aramuvuze. Mukuru wanjye. Bite? Ariko ni nsanga atari wowe. Ibintu birakuba. Ko za makuru zabonetse se ntiwaza tugasinya tukareba. Certificat yo gupasa. Ngwino mu rugo. Bananyarikishije ko napfuye. Fashuze none hakabisa birihutirwa cyane. Ubundi urabibona ko utari muzima. Birihutirwa mbabarira utebuke. Ese undi gereza bafungana Madrid ni iyi. Byo muri wafungiwe muri Jamaica. Wanjye yagiye impapuro z'uko napfuye. Nizo muri kwihana ngo yarapfuye. Nanjye zosubizanya nawe. Death certificate yo tamucyoneza ngo death certificate. Ariko rero umva mubwire none se ubu ninjye wakwisha. Umutari kamubwire. No kugira tugashingira mu byemeye n'amategeko tukajya mu murenge niba n'abagabo bapfuye batangiye kuzuka. Izo nizo bundi bagutwara. Ni kugira ngo tugashingira mu byemeye n'amategeko. Niba n'umugabo washatse nyuma yanjye. Ibi ngibi ntabwo byakunda. Niba ari ugashatse nyuma afite amagambo menshi. Wapi? Mu byo mugaye bya mbere ndabimugaye. Kandi twagusebo uturoroshye kwa gutsimba nose mbere n'ababishize hano. Uturoroshye kwa gutsimba. Nasuku cyandega mu ndega. Yegeranye. Asuko mugabo mugenzi wa gucikiza. Yegeranye gutyo ntabwo wayitwarira ibiri cyarimo. Reka mukuru wanjye azi. Bari hafi se. Mwarambwiye ngaraje. Cyangwa tuye hano hirya n'abandi. Ni karibu. Ni karibu. Ntabwo wafunze ikingura abantu. Sobanurire ibintu biri kubera hanga. Ubu ngewe na dore n'uyu
dore n'uyu wambwiye ngo si wese si mukuru wanjye bakubwiye ngo igihe urongera bivuza ntabwo ntahari si nguyu se si mukuru wawe ndakubeshya anumvisha uziranye n'abapfu ntabwo nagusuhuza genda wicare ikaribu yisuriza namenye ifatira ngo himbire yicaye hose mama bari kuguhimbira ngo waje kuvuga inkuru nyuma y'ibyo nsanze ishyano ahangaha ryaguye bamwita ndetse yitwa ibyo byo ntabwo bikwiriye muhere ku byo twavugaga mbere ariko twavugaga mbere nyine ndi kugira ngo mubaze yitwa Thierry data ikibazo cyoroshye hano tudaciye hirya no hino uyu mupfu muraziranye niba muziranye mupfana iki kugira ngo tubimenye si wowe bazanye amakuru hano ngo yarapfuye ese waretse nkamubaza niba uyu muziranye watashye ku mbabazi z'igihugu watashye ntiyagarutse watashye kandi nahageze ndi iwanjye uri iwawe none se rata numvisha bakwita Thierry uyu nguyu kubavuga ngo yarapfuye nkumva ariko rero ibi bintu birimo amanyanga menshi harimo abapfu harimo abakoze wowe uri umugore wanjye ndakuzi igumira hanyuma umwebwe wapfuye ninde uriho ninde utumenye aho duhera ngo ni umugore wawe uramuzi niyigumira kandi ubona atwita umwana wawe ntacyo nanjye reka nibareze mukuru wanjye nanjye ndamuzi mubaze nataka ko waje kuvuga ko napfuye kandi madamu ari kubivuga nese avuga ko napfuye yaragendeye kuki kandi igihe yaraje si mukuru wawe mubaze izo mpapuro muri kuvuga nzizo zo kuko napfuye mubwira ibyo mwakoze ibyo mukina ni iki muri ese ni wari ubirimo nawe mu cy'urupfu izo mpapuro ziri kandi iby'urupfu simbizi impapuro ko se z'urupfu ziriye izo mpapuro si nguwo mukuru wawe se wazizanye ese sinamubwiye ngo nabuze umwanya twaravuganye kuri telefone ndamubwira uzazane nta kibazo tubisinye ese uri kubona abantu bashwana ntugire icyo uvuga kandi numva ibintu byose ari nkaho bite no kumuzi mukuru wanjye sinjya ndya imboga ushaka ko ibintu warabivuze navuga rwose kandi koko niba warabivuze ngiye noroshye nta nubwo natwana bitindaho byembere navuge tumenye ngo ibintu biragana ndakubeshya si wowe wampamagaye mbwira ngo ushaka kumpa impapuro ngo nsinye uretse madamu koko yahoze ari umugabo wawe twarabaye urabibona ni nko kuvuga ati ni nyakwigendera ukize mu cyahoze ariko yego reka muri aka kanya reka duce amazina uyaca uvuga ukuntu wamwishe ariko se oya nibyo reka bayace amazina yaduca nayaca ariko wamwishe se kugize ubwoba reka bayace reka duce amazina yego urabona ngiye buriya mugore wawe ntabwo namwisiraga pe umugore wakumvishe umukuru wanjye yavuze umugore wanjye yego yo kutamuzi ngiye ntabwo umugore yavugaga n'ubuhe ndavuga ubwo ngubwo ndamubita uyu muntu ubundi umwizera gute n'umugore wawe ibyo ngibyo ntuzajya kuvuga nawe umugore wanjye ngo si umwizerwa ngo si inyangamugayo kandi umuzi arwitiye umwana asamubatse tugasoza amazina ari gucika nicyo kintu kiri kubera reka duce amazina ngiye umugore wawe ntabwo namwizeraga niyo mpamvu bakimara kumufunga ngiye nashatse uburyo ki bwose iyi mitungo aho kugira ngo izaribwe na rubanda twayigurisha n'amafaranga tukazayana gusuramo cyangwa azabataha hasigaye mukayansuramo ariko twari gusuramo ahubwo ni uko uva mubwire abwirwa n'urugo inkuru mbese sindi kwibwirwa do ni ibi nyine bigaburira no gufasa mwumve nawe umuntu w'umugabo unyumvire none ibi bintu birimo guteka mitwe ahubwo abaribo bateka mutwe ngiye urabona ko papa aho kurya umva mubwire nyasobe aho kugiye nko guteka mutwe ngiye mbere yawe nsebe kumva umuryango wawe wawubwiye ko siri umwizerwa aho kugira nsebe umva ngo baragusebeje iragiye barakuganira bati uriya mugore ubona reka nta kivamo uyu mukuru wanjye namubonye ni umurozi nambonye ni umurozi mbi cyane ko naza kurwanira intambwe ubona se urwanira impapuro ndi muri gereza ntamagare umutungo bari mubaya sana wenda kumeze nk'ugiye guhambwa nawe ugiye gutumiza uburozi nawe oya nta muyobozi nanjye ngo nta murozi umuyobozi nawe agomba kumuhamagara mudugudu oya kuko turi ibyo twava mu nyine kwa mugabo reka abagabo baraganira kandi hari abagabo ntapfa abantu nisaje n'umuyobozi oya ubona amaze kubona ikikana twumvikana tukabisoza mu butabera twumvikane mu butabera twumvikane kuko erega no si ikibazo ubundi kiri icyo mbaza ubuyobozi bw'ubuzanye njye ntabwo ubuyobozi no si ikibazo bihari ubuyobozi iyo bugeze mu nzu biragorana rwose uragusanga banagusanga oya byihorera wanjye twajya amata 18 urayihorere ndabafasha urakoze hari igihe asanga guteye inda abayobozi bakambera tuje imyaka ugasanga baranjyanye nuko mwakufata umuntu mwakuniki komera mudugu
haya ntabwo ndi muri gereza zose nafite muri gereza ngomba kuri nimero yanjye ndi mu rugo reka nakunyakira neza ibyo nasanze nagomba munwa nakunyakira neza aho gumfasha heza aha mu baturanyi umfashije ukanyemerera nubwo umunota umwe gusa nugera ukabona ibyambayeho nawe uri mbabarira uhasimbukire gusa nuko urakoze tubikemure neza nyiraze nawe rwose abyumve ariko nyumva mu mvugo zawe wakomeje gushyira muri rusange umvugo ufite ikibazo muregeranye twe sinzi ukuntu turi kuza mu mwanya ufite ikibazo ni kandi ari wowe wabeshya umuntu yarapfuye ari muzima uretse ko mbona ari hatari ubundi icyo ni icyaha ni icyaha gutanga ariko urumva ko wari ugamije gukora icyaha ugenda ukabeshyira umuntu ugatanga umuntu ngo ni ngo sinyangamugayo umugore wanjye mwiza nkunda ufasha umuntu ushaka kugaragaza iki uramwica bivuze ngo umwishe bivuze ngo wanamwica mu buzima busanzwe wewe wananyica ndakubonye mu mbongo ubuyobozi naza kimugo byo rwose ndafite mba nizeye abantu yesu ubundi birakemuka ceceka usigwe ikaze rwose wanjye ikaze y'inzu ni yawe nagize ibirori ikaze wanjye ni karibu nagize ibirori nuko urabona umuntu arimo araseka ariko ari gusekera iryinyo rigeretse uyu mugabo agira atya aze atangira guteza akavuyo atangira guteza akaduvayo mu rugo rwanjye mfite umugore utwite urabona inda ko imumereye nabi ntugahite waretse kubyutsa umugore uyu mugabo ntaravuga amagambo n'atatu yabanje anyuzamo inshyi enye nziza arakwamura gusa mudukunze mfite ijigo ringana gutya mbabarira mbwiza ukubonye ko buretse mbwira umudugudu ibyo byose ukuntu byagenze uwo mudugudu ako kandi inshenye zari ariko ukuntu zari zikomeye ushatse wazigira zirindwi yanga ibisenye ariko rumwe rwapimaga ebyiri ni izina ry'Imana ndagashaka urumva mudugudu ubwo abarinjiye atangiye gukanda kandi intebe zanjye ngo iki ngo hano ngo niwanjye sinamagaye umudamu ati ngwino ndebere umusazura ngo uyu mugabo ngo twabuze ngo dukundana ngo ariko ngo bambwiye ko yapfuye ngo n'iki uriya ngo bamwita Thierry atari wa wundi ngo uretse wapfuye ninde n'uyu nguyu n'uriya cyangwa ni manako narinze kubwira muri barabiro ngo wapfa ari n'uyu n'undi utari sinjye ugombaga zijya kwandika ngo wapfa reba madamu wanjye ukuntu mwatumye ahangayika ubasabye mwana twese ese uri mudugudu yambwiye ko umugabo usanze mu nzu yanjye urabiziga aho mvuye hariya aho mvuye ariko narikosoye sibyo aho mvuye nawe urahazi donc nsanze noneho Berita ko nako tukandika aho ko nikosoye andika ko nikosoye avuye uretse kwanza uburenganzira bw'umwana buri madasuku umwana n'uwuyu kandi wumva uriya nyine yarapfuye ngende kukubaza ntabwo mbaza wapfuye ndakubaza wateye mudugu umwana wanjye inda ni uyu we inda niye ariko umwana uri mu wanjye wowe uremera se ko iyo ndari yawe inda ni yanjye kuya buretse tugira ngo bino bintu muri raporo tubyandike kuko hari abadamu benshi duhura nabo babyara abana bakabihakanya okay wowe uri hano nk'ikirere ndi hano umukuru w'uyu byose n'igihe bigiye kurenza iyi nzira irimo famiye zingana kuvuga ngo iyi nzira irimo famiye ebyiri ariko ni ukuvuga ngo iyi ni famiye yicaye ubona ko tuba twaritandukanyije iriya famiye akana wankiraho tukabana rega mudugudu uramuga arimo arigerekaho arimo ari hano muri kuncanga njye ndashaka kumenya ngo uretse ndashaka kumenya ngo ikibazo kiri hagati y'uyu n'uyu kiri hagati y'uyu n'uyu kiri hagati y'uyu n'uyu cyangwa n'uyu ikibazo kiri hose umuyobozi ikibazo kibariya n'uriya nanjye umuyobozi bara niwe bafite ikibazo ikibazo n'uyu ariko umuyobozi urabona ko nawe akigufite niba uvuga akaguca mu ijambo ikibazo umuyobozi yakanye kwereka ikibazo ni uyu n'uyu ariko uyu akaba yaragiye uriya ambwira ngo uyu nguyu ni umugabo hanyuma uriya akaza amase mu dugudu uyu yabwiye uriya abwiye uyu oya mudugudu byahereye ku rwose nasanzwe ikibazo ni cyuriya mugabo wabeshye uyu natwareye twabure ku muryango uyu yego ndicara byahereye kuri ubundi byahereye ku rupfu
ni ukuvuga ngo urupfu uretse nandika ubwo nuko ngo mu bibazo n'urupfu rujemo urupfu rw'uyu kandi umudamu wanjye yaje arabikonfirma avuga ati ninde wavuze urupfu rero ni ukuvuga ngo mudugu ubundi urupfu ni uyu nguyu waruvuze ariko arubwira uriya kuko uyu nguyu nta makuru yari afite uriya yaraje ahimba ibi ni uguhimba kuko ndi kumubona muri make uriya yavuze urupfu arubwira uyu nawe urarumbwira ariko bavuga ko ari urwanjye wowe uremera ko urwo rupfu ari urwawe nubahukiza nanjye ntabwo rwemera ariko uriya niwe waruzanye ikibazo kiri kuri uyu nguyu rero ikibazo kiri kuri uyu nguyu niba wowe urupfu rwe ntabwo rwemera kandi yarubwiye uyu yarubwira uyu urarubwira muri raporo ndandikamo ko ndagishaka umudugu ni ibintu byo guhimba haguruka ntukagore ushaka ibi bintu nabishyira muri raporo nkabyohereza opesho ko wagoye ushaka kugorera ushaka kujomeka ku butegetsi buriho wowe umudugu genda ubyite uyu ni umubeshyi cyane ntabwo nakemura ibibazo by'urupfu muri babiri hari abagabo hapfa basi reka tubikemura wemeye ko twaganira nta kibazo umunsi mwiza muyobozi sawa sawa ibi bintu urumva ibintu byivanze irondo ryivanze n'ibisambo ibintu rwose none ise we kasigaye arajyayo uretse agatekerezo sinasuzuma umugabo mugenzi wanjye reka numve ujya reka numve nigira mu nzu yanjye umuntu ufunguye hano nzi naho imbeba ziri nazimushumuriza reka numve ngaho nawe reba uyu mukino rufendeke n'akasamutwe ubuzima ntiburiso rishakirwa igisubizo usohoka muri gereza rwose nabwo ndikubwira utabwibagiriwe waciye ahantu urarya utekereza nk'umuntu wariye gatsinda kugira ngo se bimwe mu tuganire nta kibazo madamu reka tubwire madamu rero twatekereje turavuga tuti nk'uyu nguyu afite ibimuranga kuba umugabo mubyariwe n'ibiki byose arabifite hasi ukuntu twacyocyoranye n'ingubi zajemo n'iki ati ikiduteranya ni umugore ubwo rero dufashe umwanzuro ko sohoka ntabwo twapfa umugore turayibana ngo